ariko bo abapasiteri namwe muri abantu sinzi impamvu bamwikize mu yindi si. Oya ntabwo turi abantu ariko urumva imitoma ntabwo ibyo bintu ngaho niho ruzingiye urukundo rubayibamba naragaza rwongizi ibirori biratashye gusa buriya hano ikintu tuba turimo turakora ikintu tuba turimo turakora nari ngukumbuye nk'umuhanzi wari unkumbuye nawe nari nkukumbuye bitarabaho umupasiteri kujya musengera nkumbuye kubona ku gatuza hari ukuntu mbona abagore beza nkumva nanjye ntangiye kugira ubushagarira ari gake nzajye ntuzababase uriya mugore oya humura ntuzamubabaza niyo namubabaza se ntabwo ngira mubabaza ntabwo nageza Bishop Gafaranga sahagera ariko wanze kumbwira nimba ufite umugabo bakujyane hari abagore nzi muri izi mbuga nkoranyambaga bigira abapasiteri banywa konyage banywa inzoga zindi bita inzoga nyinshi ariko wowe uri umukozi w'Imana wa nyawe rero utarongoye umukozi w'Imana wa nyawe uzarongora nde bana we kuba wagize isoni mba numva cyo kuri mbonye umupasiteri nkawe ugize isoni amaso dore abapasiteri ni nkamwe apana babandi bagenda ukabona arareba mu gahanga habaye nka yashaje ngo arimo arakanga abantu wowe rero dore abapasiteri nk'aba baba bakeneye kugira ngo bagushake bakugire umugore wawe abangira umujyanama dusenge gusa nta gushaka urongo yari afite umudiaspora bateretanaga ibyo reka tunabi uko uwo mudiaspora wo mu mama twaravuganye yewe ari Bishop Gafaranga umumaye Annette Murava yari abizi ibyo byose izo circulation za Bishop Gafaranga yari azizi ariko none kuki batabanye sakabana na Annette Murava nyine ikibazo nanjye ubwo ndimo ndibaza Bishop Gafaranga nubwo yateretaga uwo mudiaspora kazi yaranafite njya nkunda kuvuga ngo inka imenya agaciro k'umurizo iyo wavuyeho yes we gara ariko uzi ubwenge bwinshi cyane inka imenya agaciro k'umurizo iyo bawukase nibwita ibona ko hari ikintu ibuze ubwo se reka buretse garase hano hantu uratukanye kandi nkubaha nk'umukozi w'Imana uvuze umurizo nibuka umuntu wigeze kuntuka ngo wanyana yimbwa we y'umurizo mubi none tuvuze ibya Gafaranga na Annette Murava uzanye iby'inka n'umurizo ngo umurizo uvuyeho ngo nibwo umuntu amenya agaciro imenya agaciro kayo urabona iyi nka bagiye kuyibaga reka ngo urugero inka bagiye kuyibaga oya ntago uri bubabare kandi tuvuze inka ntago tuvuze Gafaranga nta n'umurizo kajemo nakiki urumva inka ndavuze ngo imenya agaciro k'umurizo iyo umurizo wavuyeho utaza kuvuga ko umurizo wavuyeho oya reka banafashije ibice 50 rwa ngo kuko umwami Imana izantabara kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara nkanjye nka Karabo yego nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare aratubwiye ngo kandi nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho haleluya kandi nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho unsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya yego nawe ugutsindishiriza ari hafi duhagarare twembi umurezi wacu ninde yego ubu hari ukuntu Satani igikunda kurega abantu ikajya yibutsa umuntu bya bintu byahahise kera ikamwibutsa uburyo yirirwaga ari mu busambanyi ikamwibutsa uburyo yanywaga za konyage akarara muri borodire ikamwibutsa uburyo yirirwaga ashyushya inkuru mu baturanyi ariko Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu ijambo ryatubwira ngo kuko umwami Imana azadutabara murakoze cyane ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe ni Igihozo Grace ndabakunda Igihozo Grace abantu ngire ngo benshi bahise bakwibuka harya garaba akana abantu bakuzeho hano muri social media nagaki akana abantu banziho ntabwo barakana atari ubwa mbere ndyumvise mu matwi yanjye urumva Igihozo Igihozo Grace ntago namenya ntago murambwira akantu munsi wo muri comment ariko ntago ari ubwa mbere mumbonye musanzwe munsi ku macana atandukanye ngewe rero ikintu nkuzeho cya mbere uri umupasiteri kazi mwiza cyane utanywa konyage utanywa dunda ubwonko utanywa umusaturamano utanywa imbutabuta sibyo yego ikaze rero naragutumiye ntiwazi harya wantumiye mu bijyanye n'iki muri bya birori yo kukwimika yego
yego wowe humura nzaza harya ufite umugabo nzaza ugiye gushyingirwa nuko rero ubwo abantu mwese mwumve yuko hano tubahaye ikaze uyu ni umupasiteri kandi rwose umupasiteri ubirimo neza nishimiye kuba nicaranye nawe amen murakoze nabyishimiye hano rero utuntu tujye kwigana tujye kuganira mu minota itarenze 3 ariko ninumva ikiganiro kiryoshye turakigira 10 nicyongera kuryoho gatoya twongereho indi 10 ubwo tugiye gutangira ku minota 3 muri iyi minsi twagize ikibazo gikomeye muri gospel umuntu witwa Bishop Gafaranga abantu benshi bari bazi nk'umukozi w'Imana ngo yagize gutya atabwa muri yombi muri uko gutabwa muri yombi ariko ngo byashingi ngo bamutere muri yombi ngo bamuziza ko ahoza umugore ku nkeke ariko ku nkeke ni iki buriya bishatse kuvuga gute ku nkeke ntabwo ndi kuhasobanukirwa neza Bishop Gafaranga ngashobora kuba yarazaga yasanga umugore atetse agahita amubwira ati bujimije menamo amazi uze tubanze tujye mu nzu tugire uko twigenza yasanga umugore ariko ibyo ntago ari ikosa nta nubwo ari ni ikosa kandi bibiri tubwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuganduka se niki burya se muganduke muri byose birashoboka cyane ko ubwo nyine yarakeneye kuganduka ariko ngo nyine ngo usibye no wenda no muri ubwo buryo bwo mu bijyanye na kunoza amabanga y'abashakanye ngo no mu buzima busanzwe yamuhozaga ku nkeke yamubangamira kuhoza ku nkeke wenda tubigereranye no kubangamirana yego kutagira ibyo bahuriza hamwe Imana imutabare mube hafi kazi urumva rero ikindi nanone tureba Bishop Gafaranga amaze igihe gito yakoze mariage banibarutse vuba none se nk'abakozi b'Imana bino bintu bibaye kuri Gafaranga byari bikwiriye ntago byari bikwiriye ariko Satani yamanukiye isi kandi ntabwo turasa isasu ngo Satani arase ako kamikoro gafate ntabwo turasa isasu ngo Satani arase ishaza yezana nkagushyirira humura nta gafate gutya ndagira ngo ni twatundi bacomeka hano hari ukuntu ujya kugashyiraho umuntu w'umudamu akagira ubwoba akagira ngo hari ukuntu uri bunyeganyeze gahunda kuntu nuko komeza ariko ntugire impungenge ntabwo turasa Satani isasu wenga dusubize ishaza nukuvuga ngo yaramurashe kandi nawe yaduciye urwaho araturasa gusa ikintu mbonamo kimwe ku ruhande rumwe ngewe ntago ikibazo ndimo ndagishinza Gafaranga cyane none uragishinza ikibazo Satani rega Satani buriya ishobora kwibasira umuntu wayihaye umwanya sibyo ikibazo hano kiri ngewe ndabona ko ikibazo cyane kiri kuri Annette Murava uti kubera iki Annette Murava yarabizi neza yuko Bishop Gafaranga yari afite undi mugore sibyo burangiye hari n'amakuru nanga gushyira kuri kamera ariko ninumva mu mutwe byivanze ndabishyira hanze Bishop Gafaranga yari afite umudiaspora bateretanaga ibyo reka tunabi uko uwo mudiaspora wo mu mama twaravuganye yewe ari Bishop Gafaranga umumaye Annette Murava yarabizi ibyo byose izo circulation za Bishop Gafaranga yarazizi ariko none kuki batabanye sakabana na Annette Murava nyine ikibazo nanjye ubwo ndimo ndibaza Bishop Gafaranga nubwo yateretaga uwo mu diaspora kazi yaranafite umugore babana wa mugore batandukanye yego noneho rero aza guhita adeturuna Annette Murava kugira ngo agire gute yishakire ariko ntago yamufashe ku ngufu ashaka uwo ashaka Murava nawe yaramwemeye nyine ikibazo kiri kuri Murava kuki yemeye umudivorce abizi yuko uwo mudivorce atari tayari mu kubaka urugo ahubwo ntekereza ko impamvu yamwemeye yari azi ko kuva yarakomeretse mu rugo rwa mbere yarasenye urugo rwa mbere urwa kabiri azarukomeza kuko hari igihe amahirwe ya mbere yatakaza ariko amahirwe ya kabiri agakomeza Bishop Gafaranga ni umuntu ugaragara nk'umunyamanyanga kandi urumva sinshaka kuzana mu matiko kuko wowe uri umukozi w'Imana nahamagariye kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo nahamagariye kuvuga ku bantu ariko ngakariho karavugwa wamfura we gusa ikintu gihari Annette Murava yihangane twaramubwiye ntiyumva mwaranamumubujije nge ndi n'umwe mu bantu baje mvuga kuri Gafaranga comment 500 zaje zinuka ndabyibuka mvuga nti uyu Bishop Gafaranga ni umuntu utari seriye
none reba yatawe muri yombi. Ariko azafungurwa biriya biroroshye. Azafungurwa. Yego. Kandi icyo twamusaba nuko nawe nakurikirana iki kiganiro. Buriya gutakaza urugo rwa mbere ugatakaza n'urwa kabiri yaba ari esheke ikomeye. Ndumva amahirwe ya gatatu hariyo atamuhira. Yego. Byaba byiza rero nuko yasigasira amahirwe ya kabiri kuruta kuyareka, kuko njya nkunda kuvuga ngo inka imenya agaciro k'umurizo iyo wavuyeho. Yesu we. Gara ariko uzi ubwenge bwinshi cyane. Inka imenya agaciro k'umurizo iyo bawukase. Nibwita ibona ko hari ikintu ibuze. Ubwo se reka boretse Garase hano hantu uratukanye kandi nkuba nk'umukozi w'Imana. Nago nukanye. Uvuze umurizo nibuka umuntu wigeze kuntuka ngo wanyana yimbwa we y'umurizo mubi, none tuvuze ibya gafaranga na neti murava uzanye iby'inka n'umurizo ngo umurizo uvuyeho ngo nibwo umuntu amenya agaciro imenya agaciro kayo. Urabona iyi nka bagiye kuyibaga, reka ngo urugero. Iyi nka bagiye kuyibaga oya ntago uri bubabare, kandi tuvuze inka ntago tuvuze gafaranga. Nta n'umurizo kajemo nakiki. Urumva inka ndavuze ngo imenya agaciro k'umurizo iyo umurizo wavuyeho. Utaza kuvuga ko umurizo wavuyeho. Oya. Reka mbigereranye neza. Ndavuga ngo umuntu ashobora kumenya agaciro kundi iyo wa muntu atekimura uruhande. Wala. Hari igihe rero iyo umuntu nyine akuvuyeho ushobora kurogereta ukavuga ati iyo mba narasigasiye uyu muntu sintandukane nawe, ugatangira kubona ko hari ikintu kikuvuyeho nyamara ukigifite hafi nta gaciro wagihaye. Nibyo nari nshatse kuvuga n'urwo rugero bakunze banjye, ntimunyumve nabi murakoze. Ariko ufite inama nziza zubaka. Harya televiziyo yawe ukunda kwigishiriza abantu cyane. Shima TV show. Shima TV show. Jya kuri televiziyo yitwa Shima TV show. Ujye uhora wishimye iyo minkanyari igende. Ibyo bintu byo kwirirwa mu maso yawe harabaye ukuntu harabaye mu maso h'inka wapi ntago ibyo bikora. Akoze. Gara ndagira ngo twigire mu ijambo ry'Imana ho gatoya. Uhumuriza abantu mu ijambo. Ndumva biri buze gufasha abantu badukurikiye. Kandi ijambo urarikunda. Ijambo ndarikunda. Ijambo rimo riragufasha muri iyi minsi riri muri kangahe muri Bibiliya? Ijambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi ni ijambo riri muri Yesaya ibice bya 50 umurongo wa 7. Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Baravuga ngo iki? Haravuga ngo katuhasoma. Nawe hagufashe mu izina rya wafashijwe n'ukuri. Bana bafashijwe. Ibice 50 umurongo wa 7 baravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gituma ntamwara nkanjye nka Karabo. Yego. Nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Aratubwiye ngo kandi nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya. Kandi nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Unsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya? Yego. Nawe ugutsindishiriza ari hafi. Duhagarare twembi umurezi wacu ninde. Yego. Ubu hari ukuntu Satani igikunda kurega abantu ikajya yibutsa umuntu bya bintu byahahise kera, ikamwibutsa uburyo yirirwaga ari mu busambanyi, ikamwibutsa uburyo yanywaga za konyage akarara muri borodire, ikamwibutsa uburyo yirirwaga ashyushya inkuru mu baturanyi. Ariko Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwira ngo kuko umwami Imana azadutabara nicyo gituma tutamwara ndetse tugakomera, kuko iyo umwami agutabaye aranagukomeza. Navuga rero ngo namanuka gutabara urugo rwa Murava na Gafaranga ari bunabakomeze abashoboze gukora ibyo abandi batashobora cyangwa bashoboze kuba ubwabo bakiyunga, ntibasambura urugo. Basambura urugo ngo Satani abona aho yinjirira, ahubwo Bibiliya yaratubwiye ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Kandi ijambo niryo ryatubwiye ngo azabakomeretsa umutwe nawe mumukomeretsa agatsitsira Satani. Hari igihe rero twebwe ubwacu tumurasa ariko nawe yaguciye urwaho arakurasa. Niyo mpamvu rero nitumurwanya nawe azaduhunga. Rero ntago twishimiye ko urugo rwa Gafaranga rusenyuka nk'uko abantu babivuze ko rutazaramba. Urabona irya mukuru riratinda n'irihera bitangiye bicumba gutya, ariko icyo tubifuriza no kugira ngo umwami Imana batabare kandi abakomeze mu maso habo hamere nk'urutare,
ibintu bigende neza kuko iri ni ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi kandi ryatubwiye ngo nicyo gituma njya nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Ikiduca intege ni byinshi ariko n'ibidukomeza nabyo ni byinshi. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha, urimo uravuga amagambo meza kandi amagambo abohora. Murumva ko umukozi w'Imana arimo aravuga ati Annette Murava na Bishop Gafaranga bazongera icyo abifuriza nuko babana neza, ariko se mu mboni zanyu murabona bazongera gusubirana? Ngewe iyo ndimo ndabireba nk'umuntu mukuru ndabona urugo rwarangije guhenebera, rwarangije guhera nk'amahembe y'imbwa. Oya, haracyari ibyiringiro. Amen. Naho igiti cyatemwa bikamera gutya, urugo ruracyahari, birashoboka ko cyakongera gushibuka. Urugo ruracyahari. Urugo rwageze muri RIB? Yego. Yewe, ariko ntacyo nibangera kubana rwose. Bishop Gafaranga nugaruka ukareba iki kiganiro, numvise n'amakuru hari ukuntu abantu b'abakozi b'Imana nabo bagira gutya bapagana bagapaganira rimwe, ngo yarasigaye ngo ashaka ngo posteri ngo runaka. Ani murengere Bishop Gafaranga, wambabaje kubona ugeze aho ubwira Annette Murava waririmbiye Imana ngo nagukorere posteri nka za zindi Bruce Melody yaririmbye. Nababaye. Birababaje. Nababaye. Ngo yarageze bamusaba ngo ibiki n'ibiki. Wabyumvishije? Reka tubigira ibanga. Nabyumvise. Ahubwo turibaza iri banga ryo mu cyumba ryageze ku isi yose gute? Yego shenge. Imana idutabare. Yes we. Imana turengere we, ariko tuba twakuriye amakuru. Haleluya. Imana irababa bugufi. Kandi iherezo rya byose riri bugufi. Nuko ndi kumwe n'umukozi w'Imana ukomeye cyane, naho ubundi wumva amenya umuceri. Oya wiyumena. Abakozi b'Imana n'imva bahambamo ihangano bike. We ntago ndimva we. Wintuka. Winyibutse ibyimva we Yesu. We baba. Baba. Abera bagomba kukubitsa kamera no munda. Bikajya munda bikaguma. Akogara wowe ibintu bakubikije byose warabigumanye. Cyo ko ruri mwiza gara nubwo uri mu pastor. Abantu banje bose inshuti zawe. Bishop Gafaranga nawe wigize gutereta. Oya. Uri mwiza ufite utunwa twiza. Jewe nizi ko pasiteri ine benshi bari abantu bari aho bawaya. Ariko urimo neza. Karabo we. Muranyumvira? Wowe uteye neza. Murakoze. Ese umuntu akurimbiye nk'akarimbo k'urukundo nka pasiteri ntabwo wagira ikibazo? Byanera ikibazo kuko menyereye indirimbo zururutse imitima. Zimwe zambonye. Ndamukunda. Zabaramyi. Ariko se umuntu aguteye imitoma bitwaye iki nkuko nguko? Ahubwo uri mwiza usa nabike, ufite amata ameze nk'igisabo, ufite amenyo afite inono nk'izabamikazi. Yewe. Ntago byoroshye. Ntago byoroshye ko umuntu yagutera umutoma nk'umupasiteri. Oya. Yes we. Ariko bo abapasiteri namwe muri abantu sinzi impamvu bamwikize mu yindi si. Oya, ntabwo turi abantu. Turi abantu ariko urumva imitoma ntabwo ibyo bintu ngaho niho ruzingiye urukundo rubayibamba naragaza rwungizi ibirori biratashye. Gusa buriya hano ikintu tuba turimo turakora ikintu tuba turimo turakora nari ngukumbuye nk'umuhanzi. Wari unkumbuye nawe nari nkukumbuye bitarabaho umupasiteri kujya musengera. Ngombe kubona ku gatuza. Hari ukuntu mbona abagore beza nkumva nanjye ntangiye kugira ubushagarira. Ari gake nzajye. Ntuzababase uriya mugore? Oya homo. Ntuzamubabaza niyo namubabaza se. Ntabwo ngira mubabaza ntabwo nageza Bishop Gafaranga. Sahagera. Ariko wanze kumbwira nimba ufite umugabo bakujyane. Hari abagore nzi muri izi mbuga nkoranyambaga bigira abapasiteri banywa konyage, banywa inzoga zindi bita inzoga nyinshi, ariko wowe uri umukozi w'Imana wa nyawe. Rero utarongoye umukozi w'Imana wa nyawe uzarongora nde? Bana we. Kuba wagize isoni. Mba numva. Cyo kuri mbonye umupasiteri nkawe ugize isoni amaso. Dore abapasiteri ni nkamwe. Apana babandi bagenda ukabona arareba mu gahanga habaye nka yashaje. Ngo arimo arakanga abantu. Wowe rero dura abapasiteri nk'aba bakeneye kugira ngo bagushake bakugire umugore. Bakugire umugore w'umugore wawe. Abangira umujyanama dusenge gusata. Nta gushaka kurongorwa se. Umugore ra uzasaziraho. Twebwe se Yesu ni byose. Eregemera bakujyane. Nubundi ntibizakubuza kuvuga ijambo ry'Imana. Yesu ni byose kumufite.
yego ariko abantu nimvuga bino bintu ntibakavuge ngo Karabo ngo warengereye ngo ku mukozi w'Imana wowe se kurongorwa cyangwa kurongora agerayo wowe ibyo ukora ibyo ukorerwa urimo urashaka kugira ngo tureke kubibwira ubundi mwana w'Imana rata wambaye neza murakoze isaha nziza abapasiteri turinete twiza udusatsi dukoze neza utunwa nta bintu washyizeho bya bindi njya mbona by'imyaka bagenda bashyiraho wa ahantu hose umeze neza ntiwigeze wicongesha amenyo icyo ni icyambere icyo kintu cyo kuba pasiteri urabahiga kabiri urumva kabiri ntago wigeze ujya gukoresha surgery nkuko nabandi babigenza baba pasiteri hari abapasiteri ngira ngo hari ngo badutse bakoresheje surgery bira byo gutereshaho ubwiza amabuno ubw'Imana iba yarabahaye ubwo bababugaye mbo gusa Imana ni umuremyi ntekereza ko ibindi byose ni ubusa kandi umubiri uzabora ariko ubugingo bizabona Imana ni ukuri gusa buriya hari umupasiteri wigeze kuvuga nimba nabwiza butumwa ati tanga nimero wakintuwe njyewe icyo nabwira buriya ngewe nagiye ndanga abantu benshi ndimo ndakurura mu maso yanjye nkabona nkushingiye oya ese nawe wabivuyemo ibyo gushaka hari igihe umuntu ashyingirwa agashingirwa Kristo oya humura nta byo gupfa nona kuko Yesu nyine yazaza gutora umugeni hari igihe umuntu aba ari umugeni wa Kristo kandi tugomba guhora twiteguye ubuzima bwacu bwose oya nta kibazo kandi nituganira gutya ntukagire ikibazo hari benshi bashaka kwibona ngo Karabo ngo mwirinde ngo ibintu avuga genda shenga nakuriye mu miryango myiza idafite satani imiryango y'imfura bashenga bakaganira bagatera ubuse nyine bakavuga tu apana bya babandi mutangira gutera urwenya ugasanga umuntu atangiye gutukana kandi n'abapasiteri ibyo bintu barabigira baraganira ntago nyoboye ko umupasiteri wuzura umwuka wera cyangwa se uvuga uhagarara imbere y'abantu benshi ukabwiriza nanjye mbahagarara imbere nkabwiriza ndabizi yangutumira harya hahantu wantumiraga bahitaga ngo iki nagutumiye mu Miduha na ku Gisozi mu Miduha harya mu Miduha ubwo nahaganaye ntago hibuka kwa ntuza harya niwe wayoboraga icyumba kwa Korode Pastor Korode ngeze no kugutumira hano Kimironko ku itorero ngagutumiye ahantu ahubwo gara uzi ko wantumiye ahantu henshi mba nkwibuka hari n'undi Garase nawe wari ufite irindi torero Kimironko nawe wabaye umusirikare uramwibuka ndamwibuka wenda kwibuka cyane warantumiye koko di cyane yo nzongera ngutumire none si ntama zawe urusengero rwawe rurahagana he oya turi gukora ntago bagana he ndaza kubarangira urabarangira nimero tubarangira abakeneye gusengerwa n'abashaka gusenga nta kibazo turashyiraho nimero yego shano kuri Imana yabagiriye neza pe nanjye ubu ngubu mu gihe cyashize ye naragiye nsa nkaho njya mu ndirimbo zitandukanye ariko ubu nagarutse muri gospel ubundi mu murongo w'Imana ishaka ndimo ndagenda naryama ejo bundi narose ngo ndi mu ijuru ugiye gupfa hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi kujya mu ijuru ni byiza oya ntago byari byo gupfa kuko nabonye ngaruka mu isi kuko ngo nagiye mu ijuru ngo umuntu anyirukankanye ngo mpita mu ijuru ubwo nibyo nditwirwagamo bya YouTube hano Imana hari yambuzaga none ngo mama ngahita abwira ngo genda usuze n'Imana hari ngo reba hiri ngo mpita ngenda ndayisuza ndayihobera nibwo bwa mbere nabonye Imana amen ngo ndayisuze nginkora ku maso irambwira ngo nkwaye andi maso ngo ntiwabonaga neza ariko ngo nkwaye andi maso ubwo na amaso y'umwuka munyitondere mu haleluya umwuka ushobora kuza hano ukandika comment ufite urumogi mu mufuka nkakubwira nti kuramo urwo rumogi ariko amaso y'umwuka arakenewe kuko tutakirana n'abafite inyama n'amaraso tukirana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere dukeneye n'amaso y'umwuka yo guhangana n'ibyo byose gara nukuri biratunejeje kuba twongeye guhura ariko ubwo ndagira ngo ikintu wakumva ushaka kubwira abantu wababwira tugasoza ikintu nabwira abantu ngiye abantu bamenyereye ko ngunda kubwira abantu ko mbakunda ngira urukundo rwinshi cyane si ngira abankunda benshi ariko ngira abantu nkunda benshi wowe nawe ndagukunda ariko yewe mukunda nk'umukozi w'Imana urakoze cyane nkunda abantu kuko n'itegeko ry'Imana ridutegeka gukundana nimero ni 0782 42
22 35. Unkeneye wampamagara tukavugana tugafatanya gusenga, hari inama, hari igitekerezo, ndi hano ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu. Imana ibahe umugisha. 0788 42 22 35. Yari Igihozo, ndabakunda. Wakoze kuza. Urakoze cyane. Tuzasubira. Yego.